turabasuhuje mwese, tubasuhuje mu izina rya Yesu. Abantu mwese mudukurikira umunsi ku wundi, isaha ku yindi, inshuti zacu, ni ukuri turabasuhuje. Imitima yacu ishimishwa namwe umunsi ku wundi, kuko kubagira ni inkunga ikomeye, kandi ntekereza ko namwe kutugira ari inkunga ikomeye kuri mwe, kuko burya umuntu akenera mugenzi we, turakenerana umunsi ku wundi, turakenerana isaha ku yindi. Niyo mpamvu numva umutima wanjye ushimishijwe no kubasuhuza abantu mwese mudukurikira. Imana ibahe umugisha. Turatekereza ko aho muri mumeze neza, abatameze neza turabifuriza kumererwa neza rwose, kuko Imana iba idufitiye ibyiza. Ntekereza ko nawe niba utameze neza hari ibyiringiro byo kumera neza. Rero mu by'ukuri iyi ni ya saha yo tubagezaho ijambo ry'Imana, tubagezaho amagambo meza ahumuriza imitima rwose. Tunabasaba ko igihe ukurikiye iyi channel yacu itugezaho ijambo ry'Imana, amagambo y'ihumure, amagambo yubaka, mu by'ukuri ukoze subscribe, tubonereho aho tugeza aha gushimira abakoze subscribe. Tugira ngo dusabe n'abatari bayikora, mu by'ukuri uyikurikiye ukanyurwa n'ibyo uyisanzeho, mu by'ukuri wakora subscribe. Tubibutse ko iyo uyikoze, ibiganiro dukoze bikugeraho isaha ku yindi, umunota ku munota, uko gisohotse kikugeraho vuba vuba. Ni inkunga rero ikomeye kukugira. Turabishimiye cyane. Tugiye kongera gufatanya kwigana ijambo ry'Imana. Ntabwo tuzi cyane kubarusha, ahubwo dufatanya kuganira. Iyo dutambukije hano ijambo ry'Imana ukarikurikira, uduhereza nawe uko ubyumva, ukaduha ibitekerezo, ukaduha inyunganizi muri comment, ukandika ukaduha inyunganizi. Hari abantu benshi badukurikira bagenda baduha ibitekerezo byabo, batwereka uko tugomba kubigenza. Mu by'ukuri isaha ku yindi umuntu aba akeneye umuntu umubwira ngo ahangaha byari bimeze bitya, ahangaha byagenze bitya. Dukeneye n'ukuri ko nanone mutugezaho ibimeze gutya. Rero Imana ibahereza umugisha. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana mu minota itari myinshi. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana nkuru, tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaje kandi tugushyize hejuru ku bw'aya masaha. Turi bazima, ubuzima dufite turabukesha wowe. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo mu by'ukuri wakire amashimwe aturutse mu mitima yacu. Muri aka kanya tugiye kwiga ijambo ry'Imana, nanone turakwakiriye kugira ngo uzubane natwe. Mu by'ukuri urambure ukuboko kwawe, ukoze ikiganza cyawe ku rurimi rwacu, amagambo yawe abe mu kanwa kacu. Hanyuma Uwiteka ube muri twe, uvugire muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu benshi badukurikiye bakeneye amagambo y'ihumure, bakeneye amagambo abakomeza, bakeneye amagambo meza, ni ukuri aturutse muri twe, kandi ari wowe uyatunyujijemo Mwami. Twebwe nkatwe ntacyo twashobora kubagezaho ngo bacyumve, ariko igihe cyose dukoreye mu izina rya Yesu nk'umwana wawe, iteka abantu barafashwa, abantu baranezerwa, abantu barabohoka, abantu barakira, abantu bakira ubuzima butandukanye n'ubwo bari bafite. Yesu Kristo yaje mu isi nk'umucunguzi, yaje mu isi nk'umubyeyi, yaje mu isi nk'umufasha wa twese. Turamwakiriye rero kugira ngo aziba abane natwe mu ijambo tugiye kwiga, kandi udusobanurire, utwibutse, uduhugure, udufashe muri byinshi. Dusenze mu izina rya Kristo Yesu, amen.
Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 6 umurongo waho wa mbere. Umutwe w'ijambo uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Umurongo wa mbere, abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bamutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Dusimbuke nanone dusome gatoya cyane ku murongo wa 13. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure bw'umurambararo bwayo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe, nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyiremo amazu. Yesu ashimwe cyane. Ndumva mu by'ukuri ntajya kure cyane, nagarukira hano mu mirongo nsomye. Icyanditswe cyo mu Itangiriro kitubwira uburyo abantu babaye babi. Imana yaremye umuntu, imurema ibanje kurema ibintu byose, imushyiraho nk'umuntu ishyizeho, imurema mu ishusho yayo, imuha n'ubwenge, imuha ubuhanga butandukanye n'ibyo yahaye ibindi biremwa byose. Imana imaze kumushyiraho, imaze kumurema, imuha ubutware, imuha gutwara ibintu byose biri mu isi, imuha n'ubutware bwo kubitegeka. Irangije hano aravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Hano umurongo twasomye, Imana yicuza yuko yaremye umuntu. Impamvu yicujije yuko yaremye umuntu nuko ngo abantu babaye babi cyane. Bitera Imana umujinya, bitera Imana akababaro, bitera Imana kwicuza, bitera Imana agahinda. Iravuga iti, kuki naremye umuntu? Iravuga iti, kuki naremye umuntu? Mu by'ukuri mfashe aya magambo, nafata aba bantu b'icyo gihe nkabafata nkabagereranya n'abantu b'ubu ngubu, kuko ab'icyo gihe bari ab'icyo gihe. Uyu munsi ijambo ry'Imana ribwira abariho, ntabwo ribwira abapfuye batakiriho. Ijambo ry'Imana ribwira abakiriho, kuko Bibiliya ni igitabo cyayoboye abatubanzirije. N'uyu munsi twebwe kiratuyobora, kizayobora n'abazadukomokamo, ndetse n'abazagenda bazana nyuma y'abazadukomokamo. Ijambo ry'Imana ntabwo rizigera rirangira, rizahoraho riyobora abantu b'Imana, riyobora abana b'Imana. Abantu rero b'iki gihe
nibo ijambo ry'Imana ririmo kubwira. Uvuga ngo rirabwira umusore w'iki gihe, rirabwira umusaza w'iki gihe, rirabwira umumama w'iki gihe, rirabwira umwana w'iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Hano rero ngo abantu bahinduka babi cyane, batangiye kugwira mu isi, batangira kurongora abakobwa, abana b'Imana, ngo bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Hano harimo ijambo umuntu, hakabamo n'ijambo umwana. Abana b'Imana barongoye abakobwa b'abantu. Itandukaniro ririmo ni irihe: abantu ni abatarigeze bamenya Imana, ariko ni abatarigeze bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kuri iki gihe. Abana b'Imana ni abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Yesu ashimwe cyane. Noneho ahangaha ngo abana b'Imana batangira kurobanura mu bakobwa b'abantu, barabarongora. Ku murongo wa 3 ngo Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Dore ingaruka yo kujya mu bintu kuri iki gihe twabyita nk'ubusambanyi. Ingaruka yo kujya mu busambanyi, ingaruka yo kujya mu byaha, ingaruka y'icyaha. Abantu baramaga igihe kirekire, ariko Imana ihera ko ako kanya igabanya imyaka y'umuntu yabagaho, irayigabanya ngo iyishyira ku 120. Bari no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose kw'imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'ibintu byose byo yari yararemye. Yicuza impamvu byose n'inyamaswa n'ibiki byose birimburwa, kubera Imana itekereza kubirimbura kubera umugambi mubi w'umuntu. Icyo nshaka kuvuga ni iki: hepfo Imana irebamo Nowa, iramubwira ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzarimburana n'isi, nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero. Icyo nshatse kuvuga ni iki: hano Nowa, impamvu Imana yamutoranyijemo ikamubwira ngo wibarize inkuge, Imana yari igiye kurimbura isi, iyirimbuje umwuzure. Imana ibwira Nowa nk'umukiranutsi, nk'umuntu wari uhagaze nk'umukiranutsi mu isi icyo gihe. Imutoranya nk'umukiranutsi, imutoranya nk'umwizerwa, imutoranya nk'umuntu yubaha. Iramubwira ngo wowe Nowa wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero. Imubwira uko azayibaza n'uko azayikora kose. Imutoranya nk'umukiranutsi mu bantu babi. Imana ifata abantu bose irabarimbura, ibarimbura kubera icyaha. Isigaza Mose kubera ko Mose yari umukiranutsi ku Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga iki: Nowa ndamufata nk'icyitegererezo ku buzima bwanjye. Nowa ndamufata nk'intwari mu buzima bwanjye. Nowa ndamufata nk'umuntu nareberaho nka role model wanjye. Uyu munsi n'iki wakora kugira ngo uhagarare nk'umwizerwa mu isi? N'iki wakora kugira ngo nibura Imana nijya kurimbura abantu uzasigare muri abo bantu? Abantu bari babi, bari buzuye urugomo, bari bafite ubusambanyi, bari mu bujura, bakoraga ibiteye isoni, bari mu bugome gusa, bari bafite ishyari mu mitima yabo, nta kindi bibwiraga uretse ikibi. Ariko Nowa yari umukiranutsi ku Uwiteka.
Imana ihitamo Nowa, iravuga ngo wibarize inkuge, nzagukizanya n'ibyawe byose, nzagukizanya n'umugore wawe, nzagukizanya n'abakobwa bawe, nzagukizanya n'amatungo yawe, nzagukizanya n'abagukomokaho, kubera wowe uri umukiranutsi k'Uwiteka. Muvandimwe, inshuti yanjye, ubu none ahangaha, shingiye ku magambo Imana iri itubwira, shingiye ku cyanditswe dusomye nonaha, nakugira inama yo kuza ugafatanya nanjye, kuko jyewe nk'umusore ukiri muto, jyewe nk'umugabo ukiri muto, ndumva ndimo gufata umwanzuro, ndimo ndafashwa n'aya magambo, ndimo ndafashwa na Nowa, ndumva nahagarara nkavuga ngo nahagarara nk'umukiranutsi, Imana ikamfata igatuma ndi umwe mu bantu Imana yahitamo nkakiza isi. Imana yahitamo ikantabara kubw'umutima wakiranutse. Muri iki gihe tugezemo, ni igihe abantu benshi bananiwe gukiranuka, nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Abantu benshi bananiwe gukiranuka kubw'ibintu biri mu isi. Abantu benshi bananiwe gukiranuka kubw'isi, kubw'ibintu biri mu isi bidafite umumaro. Icyaha kiranije abantu inzira y'agakiza, icyaha kinanije abantu kwinjira mu nzira y'ubugingo. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nashishikariza umusore nkanjye kujya mu nzira y'ukuri, nashishikariza umugabo nkanjye kujya mu nzira y'ukuri, nashishikariza abantu bankurikiye kwinjira mu nzira y'ukuri. Uyu munsi abantu barimo barashaka bagakora amakwe, bakabikora babyishimiye, ariko ntabwo biramba, ntabwo bimara igihe. Impamvu bitamara igihe ni iki? Ni iyihe? Ni uko batubaka inzu zabo ku rufatiro rwa Kristo. Ntabwo bubaka aho ingo zabo zizaramba, ahubwo barubaka ku musenyi. Iki ni igihe cyo kugira ngo, ni igihe gikomeye, ni igihe kitoroshye bavandimwe, ni igihe cyo kugira ngo abantu bubake kuri Kristo, ni igihe cyo kugira ngo abantu bubake kuri Kristo. Yesu arahari nk'urufatiro, Yesu arahari nk'inzira, Yesu arahari nk'umubyeyi, arahari nk'umuyobozi kugira ngo atuyobore mu byo dukora, tugendere muri we. Umuntu wubatse kuri Kristo ntabwo ananirwa, umuntu wubatse kuri Kristo ntabwo ateshuka, umuntu wubatse kuri Kristo ntabwo, nta kintu na kimwe gipfa guhungabanya ubuzima bwe. Yesu Kristo aze abe mu buzima bwawe. Ndagusengera ngo Kristo abe mu buzima bwawe, imbaraga z'Imana zimanukire kubana nawe, umwuka w'Imana amanukire kubana nawe. Yesu Kristo azabe mu buzima. Numwemerera uraba umwe mu bantu badasanzwe, numwemerera uraba umwe mu ntwari ziri mu isi, numwemerera uraba umwe mu ntwari ziri muri iki gihugu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndasenga kugira ngo umupapa umurikiye yakire Yesu Kristo nk'intwari, yakire Yesu Kristo nk'umubyeyi, yakire Yesu Kristo nk'umuyobozi. Umusaza umurikiye yakire Yesu Kristo mu buzima bwe, umumama umurikire yakire Yesu Kristo mu buzima bwe. Imbaraga z'Imana zibane nawe, wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa musore we, umuntu wese ukurikiye iyi channel yacu yakire Yesu Kristo. Ni isengesho ryanyu, nk'imbaraga z'Imana zimanukire mu buzima bwawe. Hari ibintu byinshi byakingiranwe ku buzima bwawe utarimo kwakira kubera ko wavuye mu nzira y'agakiza. Hari ibintu byinshi wakabaye usingira, urimo kubirebesha amaso yawe ariko ntabwo ubifata, ni ukubera ko wavuye mu nzira y'agakiza. Hari ibintu byinshi bikunaniye kubera ko wataye inzira, wataye umurongo. Ni igihe cyo kugira ngo usubire ku rufatiro, ni igihe cyo kugira ngo wongere ugaruke. Imana yagutabara, Imana yagukiza. Hari ibyari bije bigushaka ariko nuhagarara ukiranutse, ibyo ngibyo biracaho. Imana yohereza umuyaga ibicisheho bigende mu muyaga, ntabwo bigufata. Haleluya.
hari abantu nemera muri Bibiliya, hari abagabo batubera icyitegererezo. Sadraka na Misaki na Abedinego bari mu gihugu kitari icyabo, bategekwa gukora, bategekwa kuramya ikigirwamana, ariko bahagarara mu mbaraga yo kwizera, bahagarara bakomeye, bahagarara bashikamye, baravuga ngo Imana yacu dukorera ngo ibasha kudukiza. Babwira umwami Nebukadinezari ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ngo kandi naho utadukiza ngo ntabwo tuzigera dupfukamira ibishushanyo by'izahabu wakoze. Barangije Nebukadinezari ngo azibiranwa n'uburakari, ngo arabafata ategeka ko babajugunya mu muriro, ngo babajugunye mu muriro, babagejeje iruhande rw'umuriro, umuriro waka cyane, ngo ibirimi byabo birasimbuka bifata abagabo bari babafashe, ngo bari bo bashya. Noneho ngo bari abagabo bari bafite ubushobozi bwo gusubira inyuma, bavandimwe, bari bafite ubushobozi bwo gusubira inyuma n'ibinjiye muri uriya muriro, kuko Imana yari ifite ubushobozi bwo kubakiza batari bawinjiramo. Byari ngombwa yuko bawinjiramo kugira ngo Imana yiheshereze icyubahiro ku buzima bwabo. Bari abagabo binjira mu muriro, ngo bashyike mu muriro. Imana yohereza Yesu Kristo, yohereza umwana wayo, ngo atangira kugendana nabo mu muriro. Nebukadinezari ngo arebe mu muriro, abona abantu bane kandi yashyizemo batatu. Biramutangaza, biramutungura, bimubera igitangaza cyane, ngo arahamagara yifashisha abajyanama, ngo arababwira ngo harya ntitwajugunye n'abantu batatu. Abandi bati ni koko nyagasani. Ati ndabonamwe abantu bane, atari ku ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Nicyo cyabwiye Nebukadinezari ku ishusho y'umuntu wa kane isa n'iy'umwana w'Imana. Byanze bikunze Kristo atandukanye n'ibindi bintu byose. Imana itandukanye n'ibindi bintu byose. Aho irigaragaza, imirimo yayo iragaragara, ibikorwa byayo biragaragara. Icyo gihe bigitangaza. Nebukadinezari ategeka ko bariya abagabo bavamo. Ako kanya biba ngombwa ko habaho itegeko yuko abantu bose bazajya basenga Imana y'abariya abagabo batatu. Muvandimwe, wakwifatanya nanjye guhimbaza Imana, wakwifatanya nanjye guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Wakwifatanya nanjye tukazamura izina ry'Imana tukarihesha icyubahiro muri iyi si. Wakwifatanya nanjye tukazamura izina ry'Imana tukarihesha icyubahiro mu byo dukora muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu kazi ukora wahesha izina ry'Imana icyubahiro, muri sosiyete ukoreramo wahesha izina ry'Imana icyubahiro. Imana yo mu ijuru dushoboze guhagarara dukomeye dushikamye, duhesha izina ry'Imana icyubahiro. Ndabashimiye. Reka twe kuba babi, Imana ye kutubona turi babi. Imana tubone dufite ishyaka mu mitima yo kuyikorera, kandi tugerageze gushaka uko twakorera Imana byimitse mu mitima yacu. Twimikemo ijambo ry'Imana, twimikemo Yesu Kristo, twimikemo Umwuka Wera, twemerere Imana ikorere muri twe. Hari byinshi tuzahindura, Imana nikorera muri twe. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro kubera ko urimo gukorera muri twe. Ndagushimiye kubwira ijambo riratwibutsa yuko abantu twabaye babi, ariko uri Imana utanga imbabazi, uri Imana utanga imbabazi. Tugusabye ngo utubabarire, ni ukuri ubabarire abantu. Imbabazi zawe zo mu mitima y'abantu Mwami, ukize abantu urugomo, utubabarire rwose, udukure mu cyaha mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zimanukire ubwoko bwawe, Mwuka w'Imana amanukire ubwoko bwawe, Mwuka Wera amanukire guhindura imitima ya benshi, Mwuka Wera amanukire gukiza ubuzima bwa benshi. Abantu benshi bari mu kaga ariko baragukeneye nk'Imana. Abantu benshi bari mu kaga ariko baragukeneye nk'Umukiza. Abantu benshi bari mu bibazo ariko baragukeneye Mwami. Ni ukuri ndakwinginze ngo imbabazi zawe zibe ku buzima bw'abantu Mana. Ubabarira abantu, ubabarira abantu, ubabarira abantu. Ni ukuri ubabarira abantu Mwami. Ndabasabira imbabazi, ndagusaba ngo ubabarire imitima y'abantu, ubabarira abantu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye ko utugiriye neza kandi ugiye gukorera muri twe ukatuyobora muri iyi si. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, icyo tugusaba ni uko udushoboza guhagarara dushikamye kandi dukomeye muri iyi si, tukazaragwa ubwami bwawe.
mu izina rya Yesu Kristo ndasenze mwami kugira ngo ugirire neza abantu kandi ukize ubuzima bw'abantu benshi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye ko wumvise gusenga kwacu. Amen, amen, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mukomeze mugirirwe neza n'Imana. Umunsi ku wundi mujye mudukurikira, muzajya mubona ibyiza gusa. Imana izajya ikomeza kubana natwe, umunsi ku wundi tuzagera ku byiza, kandi dukomeze twubaha Imana, dushikame mu byo twizeye, ntihagire ikintu na kimwe kidukayura ngo tuve mu byo twizeye. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza.